Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Tugiye kureba iki uyu munsi, turebe ku by'ingingo biri kuvuga mu nteko ishinga amategeko Sena y'Amerika n'ubuhanuzi bwo mu kwezi kwa cyenda tugiye kwinjiramo, turebe uko bimeze. Mbanze mbasuze rero, mbaye ikaze, mbasuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, umwami wacu n'umukiza Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Turebe rero iby'izo nkingo bari kuvuga n'ubuhanuzi bimeze gute. Mbere yo kwinjiramo rero maze nkubwire nti kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, abantu batazongera gutungurwa nk'uko byagenze 2019-2020. Kuri iyi nshuro ndizera abantu bamaze kwiga batazagenda ngo bakurikire ibintu buhumye, bakandiraho like kugira ngo ubutumwa bubageraho nabo, noneho nibijya kuza bazabe bazi ibyo aribyo. Abakurikira rero ngira ngo mumaze iminsi mubona ibiri kubera ngo muri Sena y'Amerika, ngo bajya impaka ngo ibibazo ngo ingingo zateye uko byari bimeze. Uziko mu minsi yashize ngo bari kwivugisha ngo n'abantu bakoragamo business kugira ngo babone amafaranga ku buzima bw'abantu isi yose. Burakeye noneho bamwe baravuga bati barabihishe, ngo n'abaganga baza babihishura bavuga ngo dore ibibazo ngo byateye ku bantu nyuma y'imyaka irenga 5. Urumva ukuntu Satani akora. Kuki bari kubivuga ubu ngubu rero? Reka nkubwire impamvu bari kubivuga. Rero baragira ngo bigira abanyembabazi ku bantu babiteye, noneho berekane ko bari kubavugira ari impuhwe z'abihehe, kugira ngo noneho mwumve ko babarengera. Nimumara kubyemera noneho bababwira bati habaye amakosa, reka tuyakosore. Noneho kugira ngo tuyakosore tuzazana ibindi tubashyiremo, noneho bikize bya bindi byabagiyemo. Kumbi noneho bari kubanogora bategura kuzabashyiramo umubare, izina n'ikimenyetso cya nyamaswa. Urabona umujyi bari kujyana abantu babyita nka fano. Barabanje nyine babashyira muri bya 19, abantu barabyemera bose barakurikira. Ubu ngubu noneho ya marembo yabo bari kuyagura nanone kugira ngo berekane ko babafatiye impuhwe, kandi nta mpuhwe babafitiye na gato, ahubwo bashaka kuyobya muntu. Kuko bazi ko ibikorera muri Amerika umwero uturutse ubukuru bucya wakwiriye hose. Uzi ko Amerika ibyo ivuze nyine amahanga yose ari muri bihugu byacu bita bikurikira mu bintu byose, nta n'ubajije nta n'ugize ute. Ariyo mpamvu dushimira Intwari Magufuli wabyitangiye akitangira abaturage be, no mu Burundi n'ahandi byagiye biba, bakemera bakavuga bati twebwe turitangira abaturage bacu ariko ntibibagireho. Bigahora rero n'ibintu by'ubuhanuzi masinzi bivugwa. Bimwe nigeze kuvugaho ndavuga ngo ukwezi kwa 9 ngo hari ibintu bigiye kuba. Ni ibiki rero? Aba bantu uko bakora bazitera iterabwoba kugira ngo bakomeze bakange abaturage. Hari ibiri kuvuga ko bagiye guca umuriro, hari ibiri kuvuga ko bagiye guca internet. Biravugwa ni byinshi cyane. Urabona ko kuri YouTube n'ahandi maradiyo yose ibivugwa ni byinshi cyane. Ariko ikijya mbere ni iki? Nuko Satani afite igihe gito, arimo arareba akavuga ati aba bantu ibyo nabakoze 2019, kuko buri muntu wese arabibona ibyabaye 2019, kereka udashaka kumva nyine. None aba bantu tuzabagenza gute ko noneho bakangutse bamenye ibyo twakoze bizagenda gute? Byose bikorerwa he? Bikorwa muri Amerika. Reka noneho tujye inama zo kubayobya, twigira yuko turi kubarengera ko bira bintu bya 2019 byari binyuranyije n'amategeko. Twerekane ko tubafitiye impuhwe, ngo tuzana abo baganga kuki batabivuze icyo gihe, kandi abenshi barabyitambitse twarabonye ba nyabo. Ariyo mpamvu mubwirane bagiye kubyigirisha gutya, biganira muri Sena yabo, babyiganirisha batora itegeko. Iryo tegeko nibaritora bavuga bati tugiye kubazanira ibintu no bibakiza. Ibyo bintu bakubwiye ngo bagiye kuzana bigukiza. Imana yakuremye ukize, nta kintu kizava hanze kizagukiza. Ikizava hanze kikunjiramo kizaba kije kukurimbura, ntabwo kizakije kugukiza. Agakiza kari muri weho. Ibyo bintu byose byo ku ruhande nta gakiza, nta mumaro bigufitiye, ahubwo ni umugambi wa Satani wo kugira ngo akuvane mu bwo Mana burimo muri weho, usigara noneho uyoboka umujyo wa Satani nta mananiza. Wibuke ya video nakubwiye
Patagonia ivuga ngo bashaka kuvana abantu mu Imana, babigezeho 2019, ngira ngo abo bivugwa kenshi bavuga ko abantu nta n'umwe cyitaye ku Mana, nta n'umwe gikozwe ijambo ry'Imana, noneho byahumiye kumira ari byo byose. Nakubwira nti rero muntu wewe wumvishe n'ubutumwa, niba kubwira ngo dore ibintu biraje bije kugukiza, ubuhoro n'amahoro n'ubuhoro, uzamenye ko bije kurimbura ubugingo bwawe, uzabigendere kure, uhunge, utaruke nka cya gikeri kiri mu mazi yatangiye gushyuha cyatangira kuva gishyuhiranye cyane kigasimbuka, nawe uzasimbuka uko. Ubuhanuzi nabwo bavuga ngo bugiye kuzana mu mezi, mu kwezi, mu byumweru ngira ngo 2-3, ubwo nabwo no kugitegura tukareba, kuko Satani akoresha iyo twita propaganda. Arabeshya abantu ngo bagiye kuba rapture, abantu bagiye mu ijoro badapfuye, akabeshya ngo bagiye kuza iki n'iki. Buriya abameze nko kundi bakanga ifi, bimwe nigeze kubabwira bakanga ifi. Urabona iyo ujya kuroba mu mazi ukoresha urushundura, ukanga hano, amafi yose akiruka gana hano, noneho urushundura ukarutega hano, ugahita uyazamura yose. Nibyo bari gukora rero, bari gukora ibintu bazi, kuko bamaze kwiga imitekerereze ya muntu neza. Yuko nyamubwira ko bafite imibare irabereka ati bizakoreka, kandi biranditse niba biranditse mu ijambo bigomba gusoza. Ariko wowe ubimenye uyu munsi, rokoka muri abo bake, ntuzakurikira ibintu byabo nanone buhumye. Abahuriye rero birarimbanyije, ibintu byabo bagiye kuzana no biranugwanugwa ko biri hafi kuza. Bazamanza nyine bagaca imiriro, bagaca sentene, bagaca ibyo kugira ngo batere ubwoba mu bantu n'abantu bayiyoboke batananiranye. Niyo mayeri. Nubona ibyo bimenyetso biri kubuka, ubona ibintu biri gukangarana ku isi hose, uzategereze. Ibyo bazakubwira ngo biraje ibyo byose, uzategereze, utegereze, kuko uzihangana kugeza ku munota wa nyuma ni uzakira. Nkuko Imana ivuga, niko byagenze 2019, abategereje bakihangana barakize. Ubwire nti rero ejo kwa gatanu mu gitondo ku isaha yo muri Amerika bizaba ari 2:22, nzaza live. Bizaba ari 8:22 yo mu Rwanda. Nyuma ya saa 6 8:22 nzaza live, nkuko twabikoze ubushize, tuganire. Ingingo rero tuzaganiraho n'ubwoko bw'Imana. Nzaza noneho mbereke ubwoko bw'Imana ni bande, igihugu cy'Isezerano ni bande, mbibereke noneho tubijyamo umurongo, turebe aho tugana. Kuko twe tugomba kwimenya mbere, kuko Ivanjiri ya Tomasi kitubwira nutimenya nta muntu uzakumenya, kuko ni wimenya weho muri weho imbere uzamenyekana. Bivuze iki? Dufite ingufu zikomeye muri twe Imana yadushyizemo, uwo muntu Imana yadushyizemo tutazi, badashaka kutumenya. Ibaza ikintu gituma bafata isi yose bakayiteramo ibyo bintu kugira ngo abantu batamenya bari, kuko igihe cyari kigeze. 2019 wari uwo mwaka, ya myaka 400 yuzuye, bwari bwa buhanuzi bw'imyaka 400 bwari bwuzuye. Abantu bari bagiye gutangira kuzamuka, urumva ko babyize imyaka n'imyaka, ko bari babizi ibintu byabo babikoze imyaka myinshi cyane. 2019 bigeze neza byembyeme, bahita bitera mu bantu kugira ngo abantu bakomeze basinziriye n'icyo babikoreye. Ntakubwira nti rero wowe wumvishe buno butumwa, wibwihererana kandi aho like usangiza abantu, uburira abantu, kuko no bugingo bw'abantu buri mu kaga. Inkoko niyo ngoma rero. Ejo tuzahurira hano live tuganire, nizere ko muzaza muri benshi. Ni by'agaciro, nkabashimiye. Nawe utariyandikisha, yandikishe subscribe, abiyandikishe nkabashimiye iteka, nkuko mpora mbibabwira. Muze dushaka ukuri. Nzi neza ko munyotewe ukuri, biragaragara amanywa n'ijoro mu gushakisha, maze turebe ababisha icyo tuzabashoboza. Nta kindi atari ijambo ry'Imana n'ukuri no kumenya uko ibihe bimeze. Ijambo ry'Imana, ukuri no gukurikira ibintu twameze, nibyo bizatuma dutsinda umubisha. Kuko akoresha ubwoba, agakoresha amayeri, akabeshya, ubundi agafata abambari be bamukuriye ahari hose, ya mu bihugu hose, bakajyana abantu ubuntu. Ntuzabyemere rero. Nakubwirana, muze dushaka ukuri, muze tuganire. Satani azatsindwa, n'ubundi yatsinzwe kuva kera na kare, ariko ntuzabigenderemo ngo ugendemo ubuhumyi. Dore ndakuburiye,
ejo rero muzaze tuganire ku bwoko bw'Imana. Ndibaza ibyo ndi testing, ibyo ndi kugerageza bizaba byakunze ku buryo nzambereka byose atari ukuvuga gusa. Noneho tuganire ku bwoko bw'Imana, tuganire ku gihugu cy'Imana cy'isezerano. Nubwo ntazatinda cyane, nzamara igihe gito kubera hano bizaba ari mu gitondo, turi hafi kwitegura kujya mu kazi. Ndizera neza ko tuzaganira nk'uko ubushize twabikoze, nubwo abantu bari bake, ariko mbona ko nyuma baje kureba video. Ubu ngo ejo ndibaza muzaza muri benshi tukaganira wenda nimba afite umwanya uhagije, iminota 30-40 isaha, tukazaganira. Twarangiza wenda iby'ubwoko bw'Imana, iby'uko isezerano, tukaba tureba n'ibindi twaganira bizabishoboka. Nakubwira nti rero umuntu niba wumva wikunda, komeza ushakisha ukuri, ukurikira ukuri, ugusangiza abandi, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana. Reka tumenye ukuri, reka tumenye aho turiho, tumenye impamvu turi hano, kuko Imana yadushyize kuri ino si ntabwo ari ukuza gusa ngo turye, dukore, tuva tugende. No, hari impamvu ikomeye badashaka ko tumenya twaje hano. Niyo mpamvu tugomba gushakisha amanywa nijoro tukabimenya, kuko igihe cyo kubimenya cyarageze n'iki. Niyo mpamvu ubona Satani arwana yandanze nawe avuga ati ngomba kubarimbura muri mwese, mbashyiramo ibyo bintu kugira ngo azabajyane mu irimbukiro muri benshi. Kubyanga ni gute? Ni ugukunda ukuri, ni ukunyoterwa ukuri, gushakisha ukuri, gusangiza abandi ukuri, kugira ngo ukuri kubatura imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todaraba, tov meyo.